dufite Imana yo kwizerwa yo kwiringirwa, irindi jambo yivugiye ibihe n'ibihe ikarisohoza bikagaragara, aho kugira ngo ibeshye imisozi yakwiburwa igakurwayo kubw'icyubahiro cyayo muri kamere yayo. Ni inyangamugayo ntirobanura abantu ku butoni, mu mahanga yose n'amoko yose irabumvira, ntabwo igibeshya cyangwa ngo yivuguruze, irindi jambo yavuze karisohoza. Kwari na jambo yavuga ngo rihere, irikurikirana ibihe n'ibihe, wirisohoze wowe tegereza wihanganye, izabisoza wowe byizere wihanganye, izabisoza. Niba ariyo mwavuganye by'ukuri, tegereza wihanganye, izagusubiza. Yasezeranyije Aburahamu na Sara bari mu zabukuru kuzabyara Isaka, yarabikoze irabasubiza. Yasezeranyije ubwoko bw'Abisiraheli kwizabakura mu buretwa kwa Farawo, yarabikoze. Wowe uyiringire, ukuboko kwayo ntikwaheze, wireke gukora, ukuboko kwayo ntikwaheze, wireke gukora. Kwari na jambo yavuga ngo rihere, irikurikirana ibihe n'ibihe, wirisohoze wowe tegereza wihanganye, izabisoza wowe byizere wihanganye, izabisoza. Kuko uwo mwami azantabara, nicyo gituma ntamwara, maso yanjye hagakomera, hakaba nk'urutare uzindishiriza kwandi hafi, mbese ntatinye ikimufite, nta soni zibizaba, kuko afite icyo yambuzeho,